Tubaha ikaze uri kumwe Dani iyo ni Kirizimu n'undi tariki ya 7 Gashyantare turahimbaza Umuhire Ewujeniya Smet ndetse na mutagatifu Adopte kigoyera ku mateka y'Umuhire Ewujeniya Smet. Umuhire Ewujeniya Smet izina ry'ububikira ni Marie de la Providence, yavutse tariki 25 Werurwe 1825, avukira ahitwa Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Maze kuba Umubikira yitangiye ubutumwa yahawe n'imbaraga ze zose. Yaje kumenya ibyiza by'abihaye Imana b'Abayezuwiti ahereye ku byiza by'Amategeko abagenga. Ibyo nabyo byaramufashije cyane mu kwitagatifuza kwe no gushinga ingo z'abihaye Imana. Niwe washinze umuryango w'ababikira bafasha roho zo muri Purgatoire. Ababikira be bitangiraga imirimo myinshi imbabare zibakeneyeho, ndetse mu ntangiriro ababikira bajyaga kwita ku bakene mu ngo zabo. Ku itariki ya 4 Kanama 1867 yoherejwe mu butumwa mu gihugu cy'Ubushinwa. Yitabye Imana tariki ya 7 Gashyantare 1871. Ni umubikira w'Umufaransakazi yashinze umuryango w'ababikira bitwa Auxiliatrices du Purgatoire. Ni Papa Piyo XII wamwanditse mu gitabo cy'abahire mu mwaka w'1957. Turahimbaza kandi mutagatifu Adopte. Mutagatifu Adopte ni Umutaliyani, yabaye minisitiri w'imari ku ngoma y'umwami w'abami Diocletian muri Phrygia. Diocletian umwami amenye ukwemera Adopte yari afite aramwicisha, ndetse hari n'umubare munini n'abakristo biciwe rimwe nawe batwikwa bumva mu nzu bari bahungiyemo. Mutagatifu Adopte udusabire.